tuguha umwanya uhanura uko wategetswe, natwe dukomeze gufashwa, dufashirizwa imbere y'Imana. Karibu. Mana yacu turagushimiye, izina ryawe nirihimbazwe kandi rihabwe icyubahiro. Turagushimiye imirimo itangaje ukora, turagushimiye kuri Imana yacu, natwe turi ubwoko bwawe. Turagushimiye ko waduhamagaye, warangiza ukaduhamagara no kuza mu nzu yawe kugira ngo twumve ijambo ryawe. Mana turabigushimiye, izina ryawe nirihimbazwe. Turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye kugira ngo duterane kandi twumve ijambo ryawe. Mwami tugira inama, tubwire uko dukwiye kwifata mu gihe gisa nk'iki. Turabigushimiye Mwami, turagushimiye ko waduhamagaye kandi dutegurira gakondo yuko tuzabana mu bwami bwawe. Izina ryawe nirihimbazwe kandi tugiye kumva ijambo ryawe. Icyo Mwami wadutumyeho n'ibitavuga Imana byose, reka ijambo ryawe, ubutware bwawe, ubwami bwawe buze kandi dushima ushaka ujye bubaho mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha. Haleluya, 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 haleluya. Abaje imbere y'Imana tugire gutya. Amen. Ni Imana iba yabikoze. Njya nkunda kubwira abantu nkababwira ngo abaryamye bose ntabwo babyutse, abagambiriye bose ntabwo imigambi yabo yasohoye, ariko wowe, haleluya, wowe byemeye girira Imana gutya, ujye uyihereza icyubahiro, ujye uyishima ubikuye ku mutima, amaguru natambuka bikemera, ujye ushima Imana. Haleluya. Amazina ku batanzi ni Mukasekuru Theodete, ndi umukristo wo ku itorero rya Kinamba. Ubu ngubu dusengera mu Kabagari, niho tubarizwa. Ndi umudiyakoni waho hano mu cyumba, ntabwo ndi umushyitsi, ndi umusangwa. Haleluya. Ntabwo ndi umushyitsi, ndi umusangwa hano mu cyumba. Nezezwa n'Imana iyo nicaye ahangaha ndimo kumva ijambo ry'Imana, umutima wanjye uranezerwa. Uyu munsi rero Imana yangiriye neza, intekerezaho kugira ngo nze tuganire ijambo ry'Imana. Sabiye abakozi b'Imana umugisha. Imana ibaha umugisha kuba mwantekereje, ni ubuntu bw'Imana kandi namwe yabakoresheje, muhabwe umugisha n'Imana. Namwe mwaje kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, muhabwe umugisha n'Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana mu itangiriro, igitabo cy'itangiriro. Turasomamo ahantu habiri, turakoresha no mu Baroma 8 umurongo waho wa 14. Tuganire, tugiye gusoma abamaze kuhagera 39 umurongo wa 11. Turasoma no mu itangiriro 41 umurongo wa 37 tugeze kuri 38, no mu Baroma 8 n'umurongo wa 14. Tugiye dutangiriye mu gice cya 39 umurongo wa 11. Bukeye yinjira mu nzu gukora umurimo we, ari nta bandi bagabo mu nzu barimo. Uwo mugore afata umwenda we, aramubwira ati turyamane. Amusigira umwenda we, arahunga, arasohoka. Imana iduhana umugisha. 41 umurongo wa 37 n'uwa 38. Haratubwiye ngo iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose. Farawo abaza abagaragu be ati tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu urimo umwuka w'Imana? Farawo abwira Yosefu ati kuko Imana ikweretse ibyo byose, nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye. Tusubiremo. Iyo nama inezeza Farawo, iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose. Farawo abaza babagaragu be ati tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana? Farawo abwira Yosefu ati kuko Imana yakweretse ibyo byose, nta wundi muhanga
nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye Imana iduhana umugisha. Nta wundi muhanga muhwanye, nta wundi ufite ubwenge bumeze nk'ubwawe. Imana ishimwe. Abaroma 8 umurongo waho wa 14 haratubwiye ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Imana iduhana umugisha. Haleluya, haleluya. Bwira mugenzi wawe ngo tugiye kumva ijambo ry'Imana, ibindi byose tugiye kubireka. Ba bantu bareba muri telefone niba wayisomeyemo yirambike hasi, tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Imana yashyize ku mutima wanjye, narasenze, Imana ivugana nanjye. Haleluya. Uyu munsi buriya abakozi b'Imana nimujya mubona bahagaze aha, yaba umuyobozi burya aba yasenze. Umuntu wese niyo ugiye kwakira abantu byanga bikunda uritegura. Imana rero namwe yaje kugira ngo ibagirire neza muri iki gitondo. Uyu munsi Imana yavuganye nanjye, si njye njyenyine, n'abarahagarara hano bose Imana yavuganye nabo. Imana yampaye ijambo rivuga ngo dukeneye imbaraga z'umwuka wera. Dukeneye iki? Dukeneye imbaraga z'umwuka wera zidufasha kugera ku bintu Imana yavuganye natwe. Hari igihe ndibuvuga ngo ibintu Imana yavuganye natwe, abantu benshi ibintu tuzi yavuganye natwe, uraza kumbwira ngo mfite nza, Peter afite nza, nanjye mfite nza, nawe ufite nza. Imana yavuganye natwe. Haleluya. Imana yavuganye natwe. Hari ibintu Imana yavuganye natwe tugomba gusingira, ariko ibi bintu ndaje tubiganireho aho Imana yifuza ko tugera kubera imbaraga z'umwuka wera. Imana itugirire neza. Ahangaha dusomye inkuru za Yosefu, n'umwana wageze mu rusengero ku cyumweru, umubajije inkuru za Yosefu yazikubwira. Ariko uyu munsi ndifuza ko ijambo ry'Imana riba rishya mu buzima bwawe. Ndifuza ko ijambo ry'Imana riba rishya mu buzima bwanjye. Dukwiye kujya duhora twumva ijambo ry'Imana ritumara inyota uko tugeze mu nzu y'Imana. Yosefu turamureba rero muri mwitangiriro, turamureba mu gice cya 38 ari yahuye iwabo bamukunda, yaratase imbere ya se Yakobo anezerewe, ariko hariyo bene se babana turamubonayo bamwanga. Ariko turabona Yosefu wari agifite umutima ukunze abavandimwe. Turabona Yosefu muri rwa rukundo rw'ababyeyi, muri hahandi barimo kumuha keya, ngo uko bamuhaga keya abavandimwe barushagaho kumwanga. Ariko Yosefu yari afite imbaraga z'Imana. Haleluya. Ngo Imana iramugenderera, ngo itangira kumuha icyerekezo cy'ejo hazaza. Ngo imuhe icyerekezo cy'ejo hazaza. Yosefu ngo arota inzozi, arotorera bene se, arabwira ati narose tujya gushaka inkwi duhambira imiba. Yosefu ngo imiba y'abene se iragwa, naho urahagarara. Ngo abarotoreye izo nzozi ngo bo barushaho kumwanga, ngo bagenda bavuga bati uyu muntu hari ikintu Imana imufiteho twebwe itadufiteho. Ariko Imana ivugana nawe. Ngo buracya, ngo arongera mu gitondo, ngo arongera ararota, sinzi iminsi uko yikurikiranyije kugira ngo arote inzozi. Ngo arota abona izuba n'ukwezi n'inyenyeri ngo bimanuka byikubita hasi. Yosefu ngo asubira kuroto, ngo aravuga ati nyamara ndabona hari icyo Imana ishakaho. Avuga ngo ndabona ejo hanjye hazaza Imana irimo ihantegurira. Ngo aragenda akibibabwira, bo barabimenya kuruta
ngo bahita bamenya icyo Yozefu arimo kuvuga, ngo baravuga ngo tuzakubararira n'abavandimwe natwe ababyeyi. Yozefu ibyo arabyumva arakomeza. Turabona Yozefu rero, kugira ngo nihute ngera ahantu nasomye, ngo Yozefu muri icyo gihe, muri izo nzozi, inzozi zimukururira intambara mu rugendo, inzozi zimukururira intambara, ariko Imana iri muri Yozefu ivuga ngo nzakugezaho nagambiriye kukugeza. Yozefu turabona yagiye, ise yamutumye kuri bene se, turabona bene se bakimurwariye inzika, ariko Yozefu aragenda anezerewe, arimo arabaririza ahantu bene se ari, abashyiriye impamba n'urukundo. Ngo bakimubona baravuga bati Karosi yahageze, arimo arageragezwa, arimo ararwana intambara. Ngo baravuga ngo reka tumwice, ariko umwuka w'Imana, za mbaraga z'Imana, ku kintu Imana yari yaramuvuzeho, byatumye bahindura umugambi atari ko babiteganyaga. Duhereze Imana icyubahiro, ijya guhinduza imigambi y'ababi kugira ngo tuzagere ku cy'Imana yavuganye natwe. Haleluya! Imana ijya kugira gute? Guhinduza imigambi y'ababi kugira ngo tuzagera ku cy'Imana yavuze. Baravuga bati ntacyo byatumarira. Ngo umuvandimwe baravuga ati reka tumugurishe. Baravuga ati iyo namuvuze niyo. Turaha mu ishyamba, twabona n'amandazi, twagura fanta, ubwo batekereje icyo bayamaze. Baravuga bati reka tumugurishe. Ngo Potifari yikoza mu isoko. Ngo yikoza mu isoko, ngo bari batuye bajya guhaha. Ngo Potifari akihagera agira ngo ni imari zose zisanzwe, ajya guhaha umuntu uri mu Imana. Oya, nimukomere Imana amashyi. Nimukomere Imana amashyi. Ariko turi imari. Haleluya! Turi imari. Nasobanukiwe ko turi imari. Turi iki? Reka mbabwire, ndimo gusoma aya magambo, navuze nti nkwiye kudodesha utwenda dufite imifuka, nkajya ngenda nkoze mu mifuka isi ntisakurize. Ngo ahaha imara yijyaniwe, imara yinjije mu rugo, ngo aragenda imari muhindukira umugisha. Naho Imana iravuga ngo afashe umwana wanjye ukuboko. Haleluya! Ngo aragenda. Bibiliya itubwira ngo iki? Bibiliya iratubwira ngo akigerayo, imari ikigera ku mugurano kuwayiguze, ikigerayo Imana iravuga iti wazanye umukozi, ariko si umukozi ni umugisha. Ngo akigerayo ngo ukuboko kwiza. Umva imari nziza, ikimara. Ngo akigerayo ngo ukuboko kw'Imana, ngo kubana nawe, ngo kugendana nawe, ngo hakoze ibintu bikemera, ngo yatambuka bigakura, ngo naho yanyuraga hose byaremera. Izi ni imbaraga z'Imana, z'abantu bafite Imana muri bo. Imana aho tugeze, haleluya! Nasomye mu bigishwa ngo imyenda y'abigishwa ba Yesu, ngo naho banyuraga imyenda yabo igicucucucu, ngo cyakizaga indwara. Bivuga ngo Imana iri muri twe ntisanzwe. Umuntu w'Imana hageze bigenda neza. Ngo Yozefu aragenda, ikintu akozeho cyose bikemera, ikintu akozeho cyose bigakunda, ibintu bigenda neza, ibintu biratungana. Ngo nyirwa shebuja akimubona, ngo aramuhamagara aramubwira ati Kadogo, ngwino hano, sanze mu mari ifite uruhu igiciro,
sanze mu mari ufite udasanzwe, sanze uri imari yigenza, ariko mana we sanze uri imari nziza. ngo arangije ngo aramubwira ati uyu munsi nkweguriye ibyanjye, ngo arabimwegurira, ngo ntiyagira na kimwe agenzura, ikintu yasize mu nzu ye ni umugore. Nasomye sanga no mu buriri yarahamuhaye, ariko icyo atamuhaye ni umugore. Yamuhaye gusasa, yamuhaye gutegura, ariko rero niyo mumuha Yozefu nasanze yari intwari, yari afite imbaraga zizamutunga kugeza ageze ku cy'Imana yavuganye nawe. ngo umunsi umwe rero ngo ajya gusasa, ajya gutegura, ngo kubera ubwiza yari afite, ngo kubera umugisha yari afite, ngo umugore akimubona ngo aramubwira ati ngwino, ngo afate umwambaro we, ngafata iki ngaramubwira ati narakwinginze, uyu munsi nta bagabo bahari, uyu munsi abandi bagiye, narakwinginze, narakwifuje, naragukunze mana we. ngamutera imitobe, arayitera umuntu uri mu Imana, arayitera umuntu ufite imbaraga z'Imana. mureka mbabwire ikintu cyaneje, ngo Yozefu ngo nyirabuja afata umwambaro, ngo yakanze arayifata, ngo amaze kuyifata ngo Yozefu yinyufura ikanzu. Haleluya. umwenda agira ate? aravuga ati kugira ngo ntakaze iki ubugingo, ndatakaza umwenda. dukomere Imana amashyi. aravuga ati umwenda watakara, ariko sinakaza ubugingo. Imana ishimwe. ngo Yozefu asohokana ubugingo, aravuga ati ubwo umwami Yesu ankunda n'amahoro. haleluya. nasohoka muri aka kazi, Imana yandinze kujya mu rwobo, Imana yandinze urupfu, Imana yagendanye nanjye, niyize uko nzabaho. haleluya, haleluya. aba hejuru mu cyubahiro tugira dutya. haleluya. Imana yize uko tuzabaho, abantu bafite imbaraga z'Imana. umva biragatsindwa gutakaza ubugingo. ngo urashaka kugera ku byo ushaka kugeraho, Imana twizeye ifite byose. ngo aragenda asiga umwenda, ariko ntiyasiga ubugingo. ndashaka kuvuga ku muntu utarasize ubugingo. duhereze Imana icyubahiro. haleluya, haleluya. hari ibintu abera batakaza kugira ngo tuzagere ku by'Imana yavuganye natwe. hari ibintu abera batakaza, hari ibintu abakiranutsi batakaza, ariko kugira ngo utakaze umwenda, ntutakaze ubugingo, harimo imbaraga z'Imana, harimo imbaraga z'Umwuka Wera. Umwuka Wera atari kuri wowe, ubugingo urabutakaza. tukabona uba mu iteraniro bwaratakaye, tukabona ugenda warabutaye, ubugingo bwarapfuye. ariko Yozefu yaravuze ngo sinatuma ubugingo bupfa, natakaza umwambaro, ariko nkazabona Imana. tugirire gutya Data wa twese. turaje turebe rero umugore amuregesha ibimenyetso by'ibinyoma. umugore amuregesha ibimenyetso by'ibinyoma, ariko mu ijuru barimo kuvuga ngo twebwe turaguhamiriza. aranyaruka, bamukubise muri gereza. aragiye, ageze muri gereza, ngo Imana irakomeza ibana nawe, ngo irushaho kumuha ubwenge, irushaho kumuha ubuhanga, irushaho kumuha igikundiro. ngo aba muri gereza we. ariko hari ikintu nahishuriwe, namenye neza ko umugambi w'Imana ntawe uwukingirana. abantu bafite imbaraga z'Imana, Imana ni twebwe ibigendera muri twebwe. haleluya.
ntabwo imana bayikingirana. Imana ntiwabuza umugambi wayo, ntabwo wavuga ngo imana ufite aho wayishyize. Imana irihagije, ibishatse yanyura aha tukayibona, ibishatse yaca aha tukayibona. Imana ntawikingirana. Gukingirana umuntu w'Imana kirazira. Warinze ubugingo bwe, wamukingirana heza? Ntabwo byakunda. Bamukingirana afite Imana, bamukingirana imbaraga z'Imana ziri muri we. Imana ikajya ivuga iti kariya kantu wakoze, kariya kantu wagize gute, kariya kantu wakoze natekereje ari umuntu w'iki gihe. Natekereje afite ubwiza, akagira igikundiro, nyirabuja akamubwira ati ndagukunda, sibyo? Nyirabuja akamubwira ati ndagukunda wa musore we, narakubengutse, numva ni njye nawe, numva ni njye nawe nta kibazo. Ngira ngo umuntu yahita yizonga, yakandagira aha tukabimenya ko nyirabuja yamubwiye akamukunda. Ariko umuntu uri mu mwuka w'Imana, umuntu uri mu imbaraga z'Imana, ubwiza Imana yamuhaye ntabwo ari ubwo gupfa ubusa, ahubwo nubwo kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ajya muri gereza baramufunga. Imana iravuga ati ngiye kugutambagiza. Nari nkuzanye ku ikosi ngo wige neza, nari nkuzanye kugira ngo nzagutwikurure bose babimenye. Warinze ubugingo. Buriya reka mbabwira, Imana iburanira ubugingo kuruta ibindi byose. Imana ikunda ubugingo. Abaririmbyi baririmbya neza, tuzajya mu ijuru, niho tuzahanagurirwa amarira, niho tuzaturirwa imitwaro. Igisuzugurira mu isi, abantu bazagusuzugura, ariko Imana niba muri wowe, ndaje nkubwire icyo Imana yavuganye nanjye. Imana ishimwe. Imana igira gute? Imana igira gute? Izi mbaraga rero ngo zibana nawe muri gereza, ngo igihe kiragera ntabwo bitindaho ngo Farawo arota inzozi. Mana yo mu ijuru, Imana nijya kugutabara. Narebye undi muntu warose inzozi, nsanga nta wundi igihe Moridekayi yari ari ku irembo, ngo umwami nawe yararose buri bitotsi. Imana igiye gutabara, ifite ingabo nyinshi ikoresha, ariko byanga bikundika kugeraho. Haleluya! Umuntu ufite imbaraga z'iki zima, ngo ararata abona inka zibyibushye, abona inka zinanutse, abona amasaka abyibushye, abona amasaka ananutse. Ngo ahamagara abakonikoni yari yarigishije, arababwira ati nabatanzeho Minerivare, nimusobanurire ibintu narose, kuva nabirota sindabona ibitotsi. Ngo arababwira ati ko nabishuriye ishuri rihenze ngo mujya musobanura. Ngo bahageze baravuga bati inka zibyibushye ibwami zirahari, inka zinanutse no mu bakene buriya hari ababuze ubwatsi. Ati ibyo muri kumbwira ntabwo ari byo. Ngo abura amahoro, ariko wa muntu ngo wari warafunganywe na Yosefu, ngo abonye bikomeye, ngo aramubwira ati mwami buretse gakeya, hari umuntu wigishijwe n'Imana, hari umuntu ufite imbaraga z'Imana, hari umuntu ufite umwuka wera, dufite iby'isi idafite. Haleluya, haleluya, haleluya. Dufite ibintu isi itagize gute, dufite umva umukiranutsi afite ibintu isi idafite kandi ikeneye. Isi irabikeneye, ikeneye izi mbaraga zikurimo, ikeneye izi mbaraga zindimo, ikeneye imbaraga z'umwuka wera. Ngo bamuhamagarira Yosefu, natangaye, ndavuga nti ndumva nakwiyicarira. Bamuhamagarira nde? Ngo araza, ngo ahageze hari sitaje tubonye yanyuzemo,
nta sitaje yanyuzemo. Imana iri muri we ni inyabwenge, ubwenge bw'Imana buraboneye. Umuntu iyo yamaze kumuhindurira amateka, Imana ijya mu bwenge bwawe ikakuyobora. Ngo araza hageze ati narose. Ati warose iki? Ati narose inka zibyibushye, ntago mbyinjiramo cyane. Iyo utinze kuri radio nge mbwiriza kuri radio, magira ikiganiro cyitwa Special Night na niba tureyo kuwa mbere. Iyo utinze bakuvugirizaho amakuru, abayobozi batazanga kongera kuntumira. Ndahuza n'amasaha neza. Imana itugirira neza. Reka nihute. Ngo akihagera aramubwira ati inka zibyibushye. Ati inka zibyibushye. Inka zinanutse. Ati zinanutse. Ati amasaka. Arabubwira ati amasaka. Ananutse. Ati humura agabanyirizaho. Ati nge nabyumvisha umwuka uri muri nge. Haleluya, 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 haleluya. Ngaramubwira ati tuza, Imana icyo yavuganaga nawe ndaje nyikubwira. Ngo aramubwira tumva, izo nka wabonye zibyibushye ni imyaka 7 y'uburumbuke, izo wabonye zinanutse ni imyaka 7 y'inzara. Aya masaka niko bisobanura. Ati none ibyo bintu se biragenda gute? Aramubwira ati ariko Mana we, ab'Imana tugira gutya. Mbega ubwenge, mbega imbaraga z'Imana, mbega imbaraga z'Umwuka Wera. Aramubwira ati iyo myaka 7 muzahinge, nimuhinga imyaka izera, muzahunike, muhunike buri kintu cyose. Ibihugu byose bizabagana kuko muzaba mufite ibyo kurya. Ngeze aha nibajije, abantu b'Imana dukwiye guhunika. Dukwiye kugira gute? Dukwiye guhunika. Nabwiye Imana ntimaguhunika, nuzura ngira na reserve, ngira ibizantunga. Ayiwe, muri Covid abantu bose bashakaga aho bajya mwari bakahabura, ariko uwahunitse ntiyanyweye inzoga, uwahunitse ntiyasambanye, uwahunitse ntiyibye. Bari mu nzu bose, bari mu nzu. Aravuga ati abantu bose bazaba babagana. Icyampa mama nyife abantu bose bakazakugana warahunitse. Naho nahageze ndahatinda. Ndavuga ntimaguhunika. Muri Covid nge nari mfite amahirwe naragendaga. Bandi baryamye ngewe naratemberaga. Najyaga kuvuga Imana neza. Imana hari igihe guha kuyivuga neza. Haleluya. Ariko narebye abantu batahunitse, barabatenze, barasambanye, bacyuye abagore, bariyanduje kuko nta reserve bari bafite. Bari bafite ijambo bumva, bagera mu hariya ku irembo umwanzi akaribibura. Ariko abantu babibwemo ijambo bakarikomeza, bari mu mwuka w'Imana, barakomeye, niba bakomera no mu byago no mu makuba. Ngaragenda rero ngo agezeyo, ngo aramubwira ngo yigira hirya, abwira abagaragu arababwira ati ibintu uyu mugabo atubwiye twakura hehe umuntu ufite ubwenge nk'ubwe? Baravuga bati twabaho ntawe twabonye, uriya afite ubwenge budasanzwe. Ngaraza aramubwira, ngo aramubwira tumva rero ni wowe twasanze uri mu mwuka w'Imana. Avuye hehe? Muri gereza. Avuye he? Bwa bugingo yarinze burimo buramukurikirana. Yagiye kwiga bya bindi bavuga ngo yagiye kwiga, babyita iki? Ntago yagiye kwiga imiyoborere. Wapi? Yayigiye muri gereza, ayiga yataye umwenda ntiyata bugingo. Imana iravuga iti nzabana nawe. Umwami ngaramuhamagara amubwira ati mu bantu bakomeye b'abanyabwenge twasanze nta wundi twabona usibye weho wenyine. Nguhaye igihugu. Nguhaye iki? Nguhaye iki? Mugira gutya mumbwire ko mubyumvisha. Nguhaye igihugu, igihugu uzakiyobora kuri njyewe nawe. Njyewe nande? Buriya wa mugore yari yarapfuye,
ntiyaragihari. Njyewe nawe wa mugore ubwo yarameze gute? Avugaga ati narasebye koko, ubugingo nari butakarije hariya mbona umuntu uri mu mwuka w'Imana. Ngo aramubwira ati ninjye nawe mwumva ahantu natinze. Ngo aramubwira ati amuha impeta, ibyo ni ibisanzwe. Ngo aramubwira ngo njye nawe ku gihugu, ngo ntawe uzamanika akaboko ngo ajye abaza ibibazo, azajya ajya kukamanika abanza kunyureho. Ariko nimwumva umuntu wacunze ubugingo bwe azajya ajya kugira gute? Azajya ajya kubaza ikibazo abanze akunyureho. Aramubwira ngo icyakabi ntawe uzatera intambwe ngo ajya mu kindi gihugu atari wowe umutereye kashe. Dukomere Imana amashyi. Yosefu abagize gute? Abaragabanye. Haleluya. Abaragabanye abayakiriye impano ngo arakomera. Ntabwo tubitindaho, turaza kureba. Yagize imbabazi, yarakomeye, atunga ibintu, atungisha bene se bagiyeyo bamusanga afite imbaraga z'umwuka wera zimwemerera imbabazi, zimwemerera kubababarira. Arababwira ngo ntabwo ari mwe, kwari ukugira ngo Imana izahabwe icyubahiro igihe nk'iki. Izo ni imbabazi. Ndashaka kuvuga iki? Izi mbaraga turazikeneye. Izi mbaraga turazikeneye. Wa mugabo urazikeneye, wa mubyeyi urazikeneye, wa mukobwa urazikeneye, wa musore urazikeneye. Ikintu Imana yavuganye nanjye, iyi si ifite gahunda, ufite amasezerano, ariko Satani icyagambiriye ni uguhora gusubiza inyuma, akagutesha ubugingo, ugata ubugingo kubera ibibazo urimo. Ariko reka mbabwire icyo Imana yavuganye nanjye. Imana yambwiye ngo iby'iyi si abantu b'Imana turabifite, turabyemerewe. Kuki Satani atwara imitima yacu akatwereka iby'isi bigatuma dutakaza ubugingo, kandi abana b'Imana babyemerewe? Reka nkubwire, Yesu abigishwa baramubajije, baramubwira ngo abasize byose bakagukurikira uzabaha iki? Arababwira ngo ni ubugingo, ngo kandi bari mu isi bazakubirwa inshuro 100. Bazakubirwa inshuro 100. Ibyino mu isi turabyemerewe. Ibyino mu isi tugira gutya. Abantu babonye Imana bakimara kwakira Yesu. Ntabwo mwabonye ko iby'isi Imana ibifite. Njyewe niba hari abari hano, Imana yankuye mu binyurane, inkuraho kwambara iburuza n'imikenyero. Nari mfite ibiro 40, wagira ngo ndi umucyacuru ufite imyaka 30. Bantu baranzi hano sinirirwa mbavuga amazina. Ariko aho Yesu mwakiriye yagiye ahindura amateka. Arambwira ngo nzakugirira neza kugeza ku bugingo. Irambwira ngo ubugingo bwawe nzaburinda. Uri hano mu isi nzakwereka ineza yanjye. Neza y'Imana yarayinyeretse. Yankuye mu mazu y'ubukode, aho nageraga bakambwira ngo abana banduza irange, bakambwira ngo banduza, ngo buzuze amatuwarete. Ndagira ngo nkubwira ngo Yesu afite ibintu, ibyino ntibidukerereze. Irambwira ngo nzagukarabya ngo usige. Irongera iraza interaho gutya. Iyo mbwiye ngo njye kuri regime ndaguseka. Ndajya kuri regime kugira guteze. Cyagiye sinari mpfuye se. Neretse abantu agafoto kanjye. Mfite imyaka 30, barambwira ngo nari mfite 60. Ariko iby'Imana Imana irabifite. Iby'Imana Imana irabifite. Bene data, iby'Imana Imana irabifite. Nimuze turinde ubugingo. Nimuze tusabe Imana imbaraga. Iby'Imana Imana irabifite. Yarambwira
yarambwiraga ngo nzakunezeza. Mwabaye ibikoresho by'Imana kugira ngo mpagararaho Imana yavuze. Yarambwiye ngo naheba we Mana we ubuse mwari nukuri ndabivuga sunzi mine ntabwo nzi ariko nenda gupfa ngenda ukagira ngo ndagaruka. Shata ntabwo nzi. Shantari twaraturanye mba mu nzu ndeberamo gutyo. Njya kuri toilette ngagiraga abantu bose baransanga. None Imana mwese yabagiriye neza. None Satani aragira ngo abanyaga iby'agaciro iby'abera bahawe. Turi mu isi turabyemerewe. Umuriganya turwanya ni Satani ushaka kurwanya ubugingo bwacu. Hari aho dusiganirwa dukeneye imbaraga zizatugeza mu ijuru, naho ibyina turabifite. Tugize gutera Busesi nahagaze Nyarugenge turabifite. Sinjya kuri radio yose turabifite. Sinagiye no kuri televiziyo yose turabifite. Ariko nanjye narayinginze. Ayiwe twarayinginze di twagize gute. Ayiwe najyaga mva ahantu nkasubirayo. Nkavayo ngasubirayo. Ikambwira ati nzakugirira neza. Ndiyanga nikorera umusaraba. Ayiwe namaze igihe ntazi uko barira ku meza. Hataha nkasanga narabyibagiwe. Ariko Imana igihindura amateka. Reka mbabwire abatindanye nayo mukomera Imana amashyi. Imana yambwiye ngo impamvu ibyinaho izabiduha. Yambwiye ngo ntabwo ari cyo kibazo dufite. Irambwira ngo ibyinaho izabiduha. Ngo ariko twirinde ikintu kitunyaga ubugingo. Yambwiye ngo impamvu ibyina izabiduha. Iragira ngo batazadusuzugura. Ngo bakavuga ngo Imana yacu irihe. Ngo Imana yacu igize ite? Imana wakiriye ni inyacyubahiro ntizemera ko bayisuzugura. Irinde ikintu kikunyaga ubugingo. Irinde ikintu kikunyaga ubugingo. Tuzajya mu ijuru. Irinde ikintu gituma utagera iyo ugomba kuzagera. Imana ntabwo yatubwiye ko tuzagarukira ku nzu. Ntabwo yatubwiye ko tuzagarukira ku bana. Ntabwo yatubwiye ko tuzagarukira ku bagabo. Ntabwo yatubwiye ko tuzagarukira mu byubahiro. Ayiwe hari ahandi tuzajya. Hari ahabera basezeranijwe. Ariho Yesu haleluya. Ariho Yesu yagutangiye ingwate. Wakomeye Imana amashyi yaguhaye Yesu akagutangira ingwate. Abajya muri banki mutanga inzu, abatazifite nyine mugakuzaho. Turashimira Yesu utaradukujeho. Tumugirira gutya. Yesu ntiyagize ati nta nubwo azadukuzaho. Haleluya. Abantu mu isi bajya badukuzaho. Ugira ngo uriya mugore ntiyari yakujeho Yosefu. Yamugejeje muri gereza kandi yari yifitiye ukuboko kwiza, ariko Imana ntiyamukujeho. Turashimira Imana itazadukuzaho. Yesu yadutangiye ingwate. Yesu yadutangiye ingwate. Kiranuka ibyino mu isura byemerewe. Ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye. Twebwe twaramwemeye. Twizera izina rifite imbaraga. Ibyino tubifiteho ubutware. Tubifiteho ubushobozi. Ariko mwaretse tukagenda twemye ko Imana twiringiye ijya kurema yadutandukanije n'ibindi. Ikavuga ngo turame umuntu asa natwe, agira ishusho yacu. Twebwe turi mu mugabane w'Imana. Ibintu biguhindisha umushyitsi bibwira ngo uyu munsi ndakwirukanye. Ibintu bikubuza ubugingo. Yewe wa mugabo we,
ibintu byatuma umanura ipantaro. Nabwiye abantu meruka kwigisha ndababwira ni hari agahinda ngira iyo bavuga ngo itorero ryarapfuye ngo abantu b'Imana barashize. Narababwiye ntimwashize mwenyine, hari abagabo bataramanura ipantaro, hari abagore bataramanura ipantaro, hari abakobwa bataramanura ingutiya kugira ngo babeho. Haleluya. hari abantu babaye ibiharamagara baravuga bati twapfa twakira. Yobu yabivuze neza aravuga ngo naho napfa nzapfa nkiyiringiye. Hari abantu 7,000 wowe wamanuye ipantaro waraneshejwe ariko Yesu aracyari ku ntebe y'imbabazi. Wowe wageragejwe ibigeragezo nzagaruka mbibabwire. Ayiwe none se mwebwe ngewe natiye akameza n'intebe ntira n'uburiri. Ayiwe ariko Mana hari ibigeragezo by'isukwabyo ariko urakiranuka Imana ikazakugeza ku cyo yavuze. Urakiranuka Imana ikazagira gute? Turinde, saba Imana imbaraga kugira ngo ugere ku by'Imana yagize gute, yagusezeranije. Imana ibyo yagusezeranije, haleluya, Imana ibyo yagusezeranije ntabwo bizarangirira aha tureba, ntabwo bizarangirira. Isezerano dufite ni igitambo cy'amaraso ya Yesu cyo kuzatugeza mu ijuru. Ariko turi hano muri iyi si, ibintu bishaka kutubuza ubugingo birahari. N'abavandimwe bakubera ibyo, abavandimwe bakubuza ubugingo, inshuti zakubuza, baguhagurukira nka bamwe bahagurukiye Yobu. Wageragezwa na shobuja, wageragezwa n'umuririmbyi muririmbana, wageragezwa n'umuturanyi, ariko ibyo ni ibirwanya ubugingo. Saba imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo uzakire ubugingo buhoraho. Ibyino mu isi turabifite, Imana izabiduha. Hano ngira ngo dusengera ibyifuzo dusengera ni ukugira ngo twirukane Abamedi, twibukiwe n'Abayabusi, twirukane abantu badusibira, twirukane ibituma ibyacu bidindira. Abana b'Imana bafite ubutware. Umuririmbyi yaravuze ngo kwa Yesu dufite ubutware, dufite n'ubushobozi. Uziko nasomye ijambo rikambwira ngo abakiranutsi bakinga ijuru, ngo imvura ntigwe, ngo abana rikingura imvura ikagwa. Urumva ubutwara dufite? Mwabyumvise? Bivuga ngo ibintu byose kuko Imana iri mubera, ibintu byose tubifiteho imbaraga, kandi n'Imana ihindura ibintu. Nawe bimwe yagukoreye yagira ngo abantu batazavuga ngo Imana yawe irihe. Niyo mpamvu yakurindiye ku iseta, niyo mpamvu yakurinze impanuka. Jobundi ninjiye mu gipangu, subiye inyuma urugi ndarukubita ngo pa, ndavuga ntuwite undindiye urandinze urandengeye. Ntuye kuri kaburimbo, nari kumanuka nkagonga imodoka, nkakomeza nkamanuka nkajya mu baturanyi, ariko umukiranutsi ijisho ry'Imana rimuhoraho. Imana irandinda, nkomeretse urugi, icyugi ndagihombanya, ariko imodoka nari maze gutwaramo abakozi b'Imana bavuye kubwiriza. Imana yirinda n'agasharo. Uzi ukuntu waje kurukora? Yarambwiye ngo icyo Imana yari yagambiriye, ngo yari yagambiriye kumuha amafaranga ngo kugira ngo nawe abeho, ngo ariko Imana nanjye yandinze ngo kugira ngo sohoze umugambi w'Imana kuri we, ngo kugira ngo abana be barye, ngo ariko Imana yakurinze, ngo iki cyugi wagize gutya ngo nawe imodoka ari gushwanyagurika. Ariko turashimira Yesu, turashimira nde? Ariko namwe mvuze akantu disi, ndongera ndibuka ibyino birahari. Wa muntu wambaraga iburuzi ayambaranye umukenyero, wa muntu waryaga ibirayi yarunzemo amazi. Ase urumva nanjye ntaragonze igipangu?
ku Mana byose bigize gute? Tugiye gusenga. Tugiye kugira gute? Tugiye gusenga tubwira Imana ngo wirukane icyakwica iki, icyakwica iki, ubugingo bwawe burindwe. Twirukane ikintu cyakwica ubugingo bwawe. Tugiye gusoreza hahandi mu Baroma, twumva icyo Pawulo nawe yabwiye aba Baroma. Yarababwiye ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana, ariko abatayoborwa nabo nusoma haruguru ngo nabapfa. Bazapfa abantu batayoborwa n'umwuka w'Imana. Iyi si ifite ibintu byinshi. Iyi si nawe wahuye nayo ifite abantu bashaka kukwambura ubugingo, ifite abasore bashaka kubukunyaga wa mukobwa we, ifite abakobwa bashaka kubukunyaga. Iyi si bigeragezo bihaguruka, ariko nasomye Bibiliya sanga bakiranutse babandi tuvuga ngo Saduraka, ngo Meshake, ngo yagiye mu muriro ntiyashya, yirinze kurya iby'ibwami, yirinda kurya iby'abandi barya, bemera kunywa amaminano, yemera kurya ibishyimbo inyama zihari. Ibintu byiza biraharanirwa, ijuru turariharanira, ibishaka kuri twambura birahari. Ayiwe ngo Yobu, yadusoma Yobu tumusoma muri firingi tukanakira ngo nuko ngo nzi ko ushobora byose, ngo nta kibasha kurogwa imigambi yawe, natwe tukabibyina. Ariko yabuze abana, witonde kubw'ubugingo. Satani yaramusabye, aravuga ngo niyo wasaba, agera ahantu avuga ngo yavuye mu nda y'isi yambaye, yavuye mu nda y'umubyeyi yambaye ubusa, azasubira mu nda y'isi ntacyo yambaye, ariko azajyana yo gukiranuka, kuko amaso yazareba Imana, ngo ntabwo ari ayundi. Ibigeragezo byaza, ariko kubakiranutse Imana izabahagararaho. Tugiye gusenga. Imbaraga zakunyujije mu byo wageragezwemo zingana iki? Ese izi mbaraga urazifite? Izi mbaraga warazibonye? Izi mbaraga warazakiriye? Izi mbaraga hahandi wanesherejwe, hahandi unesherezwa, hahandi uvuga ariko Mana we, Mana yaduhaye iterambere, iduha amasumati, n'utayafite afite karashara, ariko biragatsindwa umurokore. Baramubaza ngo mbese ugeze, kandi ahagaze i Nyarugenge, ngo ngeze Nyabugogo. Ubugingo nta cyaha gito kizababarirwa imbere y'Imana kereka uwinjiye mu maraso ya Yesu. Imbabazi za Yesu zikamugaragaraho. Urashaka imbabazi z'Imana ngo ugire gutya? Imana ibaha umugisha. Umuntu ushaka imbabazi z'Imana narambura ikiganza, narambura ikiganza cye. Umuntu ushaka imbabazi z'Imana, Imana ikamwongerera imbaraga, narambura ikiganza tumusengere. Iyi si ikeneye abantu bari mu imbaraga z'Imana, ikeneye abantu buzuye umwuka wera. Wa musore we ukeneye kuzuriza imbaraga z'Imana, umwuka wera akakuyobora, imbaraga z'Imana zikakuyobora. Nta kindi. Wa mukobwa we aho ukorera, sinzi niba bakwegurira ibyo mu rugo byose, babikweguriye n'umugore wamunyuraho, bakweguriye amafaranga, harimo abayiba ariko si mwebwe. Navugaga ba mu bindi bihugu. Turambura ibiganza tubwire Imana ngo Mana, dukeneye imbaraga z'umwuka wera. Aho wanesherejwe, aho watsindiwe, ntabwo umushumba ari buhakubaze, wowe urapfukama, Yesu akugirira imbabazi. Abitorero dukeneye imbaraga z'Imana. Urahari ukeneye imbaraga z'Imana, ukeneye gusengerwa. Niba uhari rambura ikiganza, niba uhari ramburira Imana ikiganza, uze bagusengere. Wowe waharambuye haguruka, haguruka. Imbabazi z'Imana ziracyariho, haguruka. Nawe waharaguruka. Imana niyo ireba mu mutima, umushumba ntabwo arebayo. Aho wanesherejwe Yesu arahazi, aho imbaraga
imbaraga zatakariye Yesu arahazi. Nimukomeze mutambuke, mwebwe mwarambuye ikiganza nimuzaha. Abatambyi icyo babereyeho ni ukugira ngo bongere baduhuze n'Imana. Warasambanye, warabeshye, urangana, inzangano zarakurenze, warangiza ngo urashaka iby'abera. Abera bataye, hari ibyo basize, hari ibyo baretse. Na Zakayo aza kwakira Yesu ngo yagiye gupfurungura ibyo yahishe. Hari abo wambuye, hari abakubaraho ibyaha, wakuyemo inda, uraza wuza mu nzu y'Imana, wishe umuntu. Imana irabizi ibyo nyoko atazi, ibyo se atazi, ibyo umugore atazi. Yesu yarabibonye. Ngwino, ngwino, ntiwiheshe amahoro. Abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Abantu bemera kuyoborwa nabo, komeza uza nawe, turacyagutegereje. Ibyaha byawe ukeneye imbaraga, nta handi uzihererwa. Twarasuzuguwe, turakubitika, ariko Yesu tumugezeho akajya tubwira ngo abana banjye natwe turamwizera. Ukeneye umugisha, bazangarura, ndabizi nzagaruka. Imana igirira neza abayizeye. Wowe wayizeye, wowe warwanya intambara nziza, nawe turi busenge. Ariko ubanza wumve kukwiriye koko, kugira ngo imbabazi wumve ko izi mbaraga uzifite. Wumve ko izi mbaraga uzifite. Ntubabarira, ugira urwangano. Baba we, ariko imbabazi z'Imana ziracyariho, ziracyariho, ziracyariho. Imbabazi z'Imana ziracyariho. Abizeye imbabazi z'Imana, abitorero bagize intege nke nabo turaje dusenga. Aho twageragerejwe, Imana irashaka kubaduhera imbaraga kugira ngo tutazabura ubugingo. Wageragerejwe mu murimo, geragerezwa muri korali, nawe uraje uhaguruke dusenge. Reka duhe umushumba adusengere. Niturangiza gusenga, mwarimu Kalisa arasengera abitorero, arasengera abitorero. Nanjye ndasenga, nirukana abamedi bahagurukiye abantu b'Imana kugira ngo tutazabona ubugingo buhoraho. Ayiwe abigishwa ngo cyagiye Petero atarahabwa izi mbaraga yihakanye Yesu, ariko azihawe. Izi mbaraga ziramufasha. Izi mbaraga turazikeneye. Abazikeneye mwese tugire gutya, turazikeneye. Aho waguye turazikeneye. Reka dusenge, dufate umwanya twinginga Imana turi imbere yayo. Ariko izi mbabazi urazikeneye kugira ngo izi mbaraga z'umwuka wera zidukoreremo tumere nka Yosefu. Nuko hari ibyo tureka kugira ngo izi mbaraga z'umwuka wera zikorere muri wowe. Kandi iyi Mana wicaye imbere irakuzi. Umwigisha yavuze ngo dukeneye imbabazi z'Imana. Numva twese ko turi hano izi mbabazi turazikeneye. Ubwo se waba uri gukora iki hano udakeneye imbabazi z'Imana? Nibarizaga, waba uri hano ukora iki? Nekereza ko twese turi hano dukeneye kuri izi mbabazi z'Imana. Ntabwo ari aba bapfukamye hano gusa, nabo bubura imitwe tubasengera Imana, batubise imitwe hasi bubura imitwe dusenga Imana. Uyu ni umwanya wo kugira ngo duhamagare Imana. Kandi Imana iracyakora, Imana iracyakiza, Imana twizeye iracyahari, no muri iri teraniro irahari. Tuvuge ngo amen. Ese twongere dusubiremo. Wenda wikwiriguza naha ngaha uhagarara aho uri ku maguru yawe y'Imana yaguhaye. Muri iri teraniro waba ukeneye imbabazi z'Imana, ngo tuguhe undi mwanya wo guhagurukira aho uri ngo dusenga n'Imana.
erega Imana iragukunda. Ntabwo izi imbaraga z'umwuka wera zakorera muri wowe. Hari icyo Imana ishaka kubanza gutanga, hari icyo Imana ishaka kubanza kureka kugira ngo izi mbabazi z'Imana zikorere muri wowe. Ikiganza cy'Imana kiracyahari. Haleluya! Muhaguruke dusengane Imana, muhaguruke twongere dusengane Imana. Rambura ikiganza cyawe wakira imbabazi z'Imana. Aho uri, rambura ikiganza wakira imbabazi z'Imana. Namenye kuri se w'imigisha, Imana yimuri ibihe, erega sinakurekura. Namenye neza, namenye kuri se w'imigisha, Imana yimuri ibihe, erega sinakurekura. Mana yacu, turi imbere y'ubwiza bwawe. Iri ni iteraniro ry'uyu munsi waduteguriye, kandi tunejejwe n'Imana mu mitima yacu, kuko twicaye imbere y'Imana ifite imbabazi. Imana ifite imbabazi. Uyu munsi niyo turi imbere. Uyu munsi turi imbere y'Imana ifite imbabazi, kandi Imana ifite gukiza munsi y'amababa yawe. Aho niho dukirira, aho niho dutabarirwa, aho niho twumvira ijwi ry'Imana. Ni mu nzu yawe. Duteye intambwe tuhagera, duteye intambwe tuhagera Kristo. Duteye intambwe tuzi imbere yawe, duteye imbere yawe, tuje imbere yawe. Dukeneye kuri izi imbabazi z'Imana. Iri teraniro dukeneye imbabazi z'Imana. Uyu musore akeneye imbabazi z'Imana, uyu mukobwa akeneye imbabazi z'Imana, uyu mubyeyi n'uyu mugabo baragukeneye. Niyo mpamvu tuje imbere yawe, duciye bugufi, duciye bugufi, duciye bugufi, duciye bugufi imbere y'Imana ireba, imbere y'Imana ishoboye, imbere y'Imana ikora. Amaraso ya Yesu yayandi hajya tweza akadutunganya. Twakeneye izi mbabazi kugira ngo tubashe kuguhamya, tubashe kukuvugira, tubashe kwerekwa no guhanura nk'ibyabaye kuri Yosefu. Izi mbaraga z'umwuka wera impamvu yazihawe zikamugeza ku masezerano y'icyo wavuganye nawe, nuko yirinze agakomeza akaba umukristo, agakomeza kuguhamya no kugukorera. Muri uru rugendo duhuramo na byinshi bisubiza abantu inyuma, ariko aka kanya muri iri teraniro dukubise hasi imbaraga za Satani zarwanyije abera, zituma batagera ku masezerano y'icyo Imana yavuze, zituma badahishurirwa, zituma baterekwa. Uyu mwuka turawirukanye mu izina rya Yesu. Izi mbaraga mbi, uyu mwuka mubi usubiza inyuma mu batize, ugasubiza abantu inyuma nibizere Kristo, nibakwiringire. Izi mbaraga, uyu mwuka mubi subiza abantu mu byaha bavuyemo. Aka kanya turasezereye uyu mwuka. Subiza abantu mu byaha by'ubusambanyi, subiza abantu mu bugome, subiza abantu mu magambo, subiza abantu kutihana. Uyu mwuka turawirukanye muri iri teraniro. Uyu munsi duhamagaye Imana ikora kugira ngo ukorane n'abera. Kandi bene data, bashiki bacu bapfukamye imbere yawe, batsinzwe n'urubanza rw'iri jambo, turabasengeye. Kidendezi bapfukamyemo, amaraso ya Yesu abeze, amaraso ya Yesu abatunganye. Tubahuje n'imbaraga z'Imana, tubahuje na Yesu ukiza. Yesu aracyariho, ikiganza cya Yesu kiracyakora, ikiganza cya Yesu kiracyazura, ikiganza cya Yesu kiracyakiza. Niyo mpamvu tubasengeye, tubirukanyeho gukora k'umugome mu izina rya Yesu. Tubaragije Imana Data, tubazamuye mu mbaraga z'amasengesho. Aho bacogoraga, aho bagwiraga, aho basubiraga inyuma, turahagarika gukora kwa Satani mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami Yesu. Twakiriza imbaraga duhabwa n'umusaraba wa Kristo, twakiriza imbaraga
zidushoboza kugera ku masezerano y'Imana yavuganye natwe. Twakiriye umwuka wera mu buzima bwacu kugira ngo atuyobore, kuko ijambo ry'Imana yatubwira ngo abayoborwa n'uwo mwuka nibo bana b'Imana. Tugukomeye amashyi tugushimira kuko ubikoze mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze cyane. Twese tuvuge ngo amen, 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 amen. muhaguruke musange bari abagabo barabagira inama. Nawe wenda utabashije kuza, hari ahantu batangira ubujyanama hano muri Kave. Nawe wagumye wicaye ukaba wumva umutima wawe hari icyo ukwibukije, nawe umanuke baragufasha. Reka dusengere twuzure imbaraga z'Imana, kandi Imana irahari. Uyu munsi Imana yambwiye ngo umuntu utari burangara aragabana umugisha w'Imana. Haleluya. Nabonye indwara zikira, nabonye Imana itabara abantu. Narasenze nabonye Imana iri bukora ibitangaza. Nutarangara kuva none hakugeza nimugoroba, uzagaruka ushime uvuge ko ahaboneye Imana. Indwara ziri bukire, muzagaruka muje gushima. Imana ibahe umugisha. Muhaguruke dusenga Imana. Mu masengesho nk'aya ngaya ni amasengesho yo gukora. Ngiye gusenga ariko nawe uzamura ijwi ryawe usenge. Twinginga Imana kubwira ijambo tumaze kumva. Dukeneye ubugingo buzima. Yesu yaravuze ngo ariko mubanze mushaka ubwami bw'Imana, ibindi muzabyongererwa. Rero ntango ari umwanya wo gufana cyangwa kureba abasenga, ahubwo ni umwanya buri wese azamura ijwi rye agasenga, agatakambira Imana akayibwira ngo ndagushaka, nyiyereka, nkeneye kumera nka Yosefu, nkeneye gukora nk'uko yakoze, nk'uko yabayeho. Mana data, turagushimye kuri Imana nyamana. Tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye imbaraga zawe, tugushimiye ijambo wandikishije, ijambo ry'ubugingo, ijambo rizima, ijambo ry'imbaraga, ijambo rifite ubutware n'ubushobozi, ridutumweho, ritwibukije intwari yo kwizera, intwari Yosefu, intwari yo kwizera, umwe mu bantu Imana itajya ikorwa n'isoni zo kwitwa Imana ye. Turagushimye. Bibiliya iravuga ngo ari muri babandi bapfuye bakizera, batarahabwa ibyasezeranijwe, babirebera kure bakabyishimira, barangiza bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Ngo kandi imvugo yabo yagaragazaga ko bashaka gakondo, ngo kuko bari bafite uburyo bwo gusubira iyo bavuye, ariko bagahakana, bakavuga ngo ntidusubirayo, ahubwo turashaka igihugu kirusha iyo gakondo kuba nziza.